Haya nongeye kubashuhuza yiri IT ikoranabuhanga. Noneho uyu munsi wa none rero tugiye kwiga isomo ryacu rya kane. Noneho nga tugiye kureba ibintu 10 by'ingenzi wagendera kugira ngo ubashe guhitamo mudasobwa nziza. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kurusha ibindi byose ni ukureba porogaramu ikoresha mudasobwa. Hari porogaramu zikoresha ikoranabuhanga, dufite iyo bita Windows, tukagira iyo bita Mac OS, tukagira na Chrome OS, Mac Windows and Windows. Ni porogaramu zishobora kuba zafasha gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bumwe butandukanye. Rimwe na rimwe Windows iba nziza cyane, rimwe na rimwe ku bantu bakeneye gukoresha computer ku buryo busanzwe kandi ikoroha. Hakaza iyo bita Mac OS, ikagenda na rimwe cyane n'abantu bakora ibintu bijyanye n'ibintu birinzwe no gukora ibintu byiza. Ku banyeshuri nanone kandi cyane kubera ko bakunda ubushakashatsi ndetse no kureba ibintu byinshi cyane mu gihe gitoya kubera internet, bagomba guhitamo iyo bita Chrome OS. Zikaba ari porogaramu zishobora kubafasha kugira ngo babashe gusavingwa uko byabishoboka bitewe n'igikorwa ukenereye mudasobwa yawe. Ingano ya mudasobwa ingano yayo nayo igira ikintu gikomeye cyane ifasha bitewe n'uyikeneye. Ushobora kuba uri umukozi ukora mu kazi kawe ukeneye kuyigendana buri munsi, ntabwo ari ngombwa kuzafata ikomeye cyangwa iremera, cyangwa se akaba ari gufasha kwandika bitewe na dokima zawe. Bizasaba ko uzahitamo ikorohereza, ikagufasha kureba ibyawe vuba cyane utagiye gushakira kure, ndetse ku buryo ushobora no gukora muri screen yayo bikagenda neza ku buryo bworoshye cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihe rero uhitamo ingano ya mudasobwa yawe, bisaba nanone ubushishozi bukomeye kugira ngo ubashe kuba wabasha guhitamo igikoresho kikorohereza. Hari izigendanwa, izo uhindukiza taburo, ndetse rimwe na rimwe ku bantu bakunda gushushanya ugasanga biraborohera cyane bitewe n'iyo mudasobwa bahisemo gukoresha. Hakaza nanone icyo bita uburyo ki mudasobwa yawe ishobora kwerekana amashusho ya screen yawe. Burya nabyo bigira icyo bihindura. Uhereye nk'urugero, hari utuntu twinshi cyane tuba twanditse kuri mudasobwa yawe twemeza icyo mudasobwa ishobora, ubushobozi bwayo. Ni ukuvuga cyane hari abantu bakunda imikino, bakunda kureba amafoto asa neza cyane, ndetse bagakunda guhindura amafoto bashyize ku ruhande akaba atagisa nk'ayandi. Ibyo byose ni ibintu bifasha mu gihe wabashije guhitamo uburyo ki screen yawe yerekana amashusho yayo. Ibyo bigasaba guhitamo neza cyane. Hakaza nanone ikindi kintu, ibikoresho biri imbere bigize mudasobwa. Nkuko twabyize mu masomo yabanjirije aya ngaya, tujya aho tugeze ku isomo rya kane, twagiye tukareba akamaro ka RAM, tukareba noneho kugenda wagiye uhitamo RAM imeze neza, ugahitamo process neza, ndetse ibikoresho byose birimo imbere ukabihitamo neza, birafasha. Iki ngiki cya gatanu turaza kureba CPU igira uruhare runini cyane. Tumaze kugera kuri za CPU zigenda zisohoka bijyanye n'igihe. Ni ukuvuga ngo kuba wabasha kumenya ubwonko bwa mudasobwa yawe uburyo ki itekereza vuba ndetse ikabasha kuguhereza ibyo irimo gukora vuba n'ukuntu yihuta, nabyo birafasha. Bigenda bihinduka bijyanye n'igihe tugezemo, kandi bikaba byageza ku musaruro nyawo wa mudasobwa ukenewe ku gihe cyawo. Ikindi kintu cya gatandatu, mudasobwa yemera imikino. Ni ukuvuga ngo hari ikintu gishya kirimo cyo bita crisis, kijyana na graphic card ufite, ariko ni ukuvuga ngo iterambere rigenda riza, hari ibikoresho bishobora kuba byakemera kwakira ubwo bushobozi. Ni ukuvuga ngo rero bishobora gufasha kugira ngo amafoto yamere neza cyane, ariko abantu bakunda imikino ya video, kandi imikino ya video burya iranafasha cyane kubera yuko hari ibintu byinshi cyane ihindura ku bantu bayikina, gutekereza vuba kuko iraruhura mu mutwe. Ni ukuvuga ngo nabyo aba ari ngombwa cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubasha kumenya uburyo amashusho yagaragara nabyo ni ingenzi, ukamenya uburyo arimo kugaragara kuko byose birabarwa kuri mudasobwa. Nanone tukaza kuza ku cyo bita RAM, cyo ni icya karindwi. RAM rero ikintu yongera kudufasha, RAM idufasha rimwe na rimwe kuba yabasha gukora ibintu vuba ku buryo bwihuse, ndetse amafoto guhindura uburyo bwo kwihuta. Dushobora gufata urugero uko RAM ishobora kuba iteye, bishobora gutuma igikoresho ushobora kumenya umwanya kiri ufate cyaka, gishobora gutinda. Hari umuntu ushobora kwatsa nka mudasobwa ye ukabona yatinze kwaka, byatwaye umwanya munini, cyangwa se indi hise yakava byihuse. Ibi byose ni ubushobozi bwo kumenya ngo RAM yanjye irimo kungana gute kuri mudasobwa yanjye ntunze kano kanya. Ni amahitamo. Hakaza igikoresho ibindi icya munani, ni ukuvuga ngo ahacomekwa ibikoresho bindi.
mudasobwa zifite uburyo kizakira ibikoresho nka za flash disk, ibindi bikoresho bigenda bicomekwaho. Rimwe na rimwe ugomba gukenera mudasobwa igufasha bitewe n'aho uri, kugira ngo utazacomeka igikoresho cyawe ukabura ahantu gicomeka ugasanga ni ikindi kibazo kandi kigoranye cyane, ukabasha guhitamo bitewe n'ibikoresho ukoresha kandi biboneka hafi yawe kugira ngo bitazakugora. Ikindi kintu cyihutirwa, batiri ya mudasobwa yawe ni ikintu cyo kwitaho, ariko si cyo kwitaho cyane ko batiri ikora bijyanye n'igihe, kuko inzize ni nk'amasaha 8. Hakaza icya cumi aricyo cya nyuma, gukora byihuse ni ibijyanye n'igihe kigezweho uyu munsi wa none. Gushaka computer ikora byihuse, yakira ibikoresho byose, iteye neza, yoroshye gutwara, ifite CPU imeze neza, byose ni ibintu bifasha. Iyi ni IT, ikoranabuhanga, kandi ifite kwihuta. Uzasanga akamenyetso ka mobile performance. Kora share and subscribe. IT, ikoranabuhanga. We love you so much.